inshuti zanjye, ikaze kuri Cecile Show TV. Mbanje kubasuhuza mbifuriza ikaze, ndabakiriye. Ugeze kuri Cecile Show TV bwa mbere uhawe ikaze, turakwakiriye. Uwiteka guha umugisha ko wabashije kuhagera. Rero uyu munsi nabateguriye akantu keza cyane ka weekendi. Akenshi bakunda gukoreshwa muri weekendi. Tugiye kotsa inyama. Nifuje rero ko twotsa inyama tugiye kotsa ni iy'intama. Hano rero muri ibi bihugu hakunda kuboneka intama cyane, kubona ihene biragoye. Niyo mpamvu rero navuze nti wayijya utakwiyukiriza natwe akanyama ko muri weekend. Akenshi muri weekend nibwo umuntu abona akanya ko kuba yakotsa, yabona akanya ko kuba yateka utuntu twiza, rero nifuje ko inyama tugiye kotsa rero ndagenda mbereka ibirungo ku bindi turi bugende dushyiraho, buryo turi buyotse, iminota byose ndagenda mbibera. Inyama tugiye kotsa rero ni inyama iba ku itako, murayibona ibamo igufa rimwe, ubundi ahandi hose ni iroti. Mbibutsa ko intama cyangwa ihene zose ni kimwe. Uko wakotsa intama ni nako wakotsa ihene, byose ni kimwe. Aha rero tugiye gutangira tumariniya iyi nyama. Turakoresha ibi birungo bitandukanye. Iki kirungo rero nakiguze kiboneka mu Banyafurika. Iki kindi mbereka steak girira ni ukuvuga ni ikirungo cyo kotsa. Iyi nayo ni kari. Ni ibi birungo ngiye gukoresha uko ari bitatu. Ndatangira rero nsuka ku ruhande ibirungo mbivangire hariya ku ruhande. Nimara kubivangavanga rero ubwo ndahita ntangira nsige inkoko nyine. Kari rero mumaze kuyimenyera, nkunda kuyikoresha nanateka. Iyi kari ibamo agasenda, inaryoshya bya biryo utetse cyangwa se ukotsa, bigira kandi kagu. Nkwibutsa ko hano ibirungo wanakoresha ibyo ushaka nk'amapwavuro, tungurusumu, ukabifata ukabisya nyine warangiza ugasukamo. Aha mba ndi gukorana n'urubyaro rwanjye, mba ndi gukorana n'abana nyine baba bari kumfasha. Iteka ryose iyo ndi mu gikoni tuba turi kumwe akenshi. Aha rero ndayimariniya, nimara kuyimariniya nyipfundikira. Ndabasabye nyamuneka mukurikira akantu ku kandi, uko ndi bubigenze namwe aba ariko muzabigenza. Ndahamya ntashidikanya ko muzaryoherwa. Mukurikire rero. Isaha imwe hakurikiyeho rero gutunganya imboga turi bukoreshe. Niturangiza turabanza dushyiremo ibirungo muri izi mboga. Murabona ko ari ibirayi, tungurusumu, tukagira na karoti, tukagira na pwavuro ebyiri y'umutuku, eshatu y'umutuku, y'umuhondo n'icyatsi. Iki kirungo rero kizemo n'icyo mu birayi, wanagikoresha watetse ifiriti. Aha rero nimara gushyiramo ikirungo ngiye kubivanga neza. Nindangiza mfate ya nyama tugiye kotsa nyirambike hejuru, ubundi mbishyire mu ifuru. Mbibutse ko inyama urindira isaha imwe gusa kugira ngo ibirungo bibe byamaze kwinjiramo neza imbere.
word you were singing over me. You have been so, so good to me. aha rero murabona ko ndi kuyipfundikira, mpfundikije aluminiyumu kugira ngo umwuka uheremo bishye vuba. Nindangiza gupfundikira neza ndahita ntereka mu ifuru hagati na hagati, maze ncane mu ifuru hasi no hejuru, ndabibereka byose. Aha ncanye kuri 250 ndetse nshyira mu ifuru hagati na hagati, hanyuma ndarindiriye igihe kingana n'isaha. Nyuma y'isaha imwe gusa inyama yari ibonetse. Ubu rero murabona ko yoroshye cyane, umva iraryoshye ku buryo mutabyumvira, humura neza, iroroshye. Mw'abantu mwe muzagerageze murebe pe. Wabyuka wifitiye akanya kawe ugategura inyama ukayishyiramo ibirungo, cyangwa se ukarara uyishyizemo ibirungo, warangiza mu gitondo ukabyuka uyishyira mu ifuru, ubundi ugakomeza ukikorera imirimo nayo iri gushya. Murabona ukuntu iryoshye cyane, umva ni karibu rwose, ntimuzinanirwe namwe muzagerageze. Ndabashimiye ababanye nanjye kuva dutangiye kugeza dusoje. Uwiteka abaho umugisha. Nyamuneka mwibuke gukora subscribe, nimba iyi video mwayikunze mukore no kuri like. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.